muraho mumeze neza abantu bo kuri Aridwan mumeze muti abo duherukana abo tudaherukana abo hanze y'u Rwanda mwese turabashuhuje cyane amahoro y'Imana bane namwe turabifuriza ubuzima buzima nubwo gripe hano mu Rwanda imeze nabi ariko sava ibintu bigenda bikomeza bigenda kuko nta kundi byagenda nimba urwaye kandi ushaka imiti ushaka umuravumba ubumwe ubundi ubuzima bugende neza. Nitwa Diane Naomi hanyuma kandi ndi kumwe na Cynthia. Hey Cynthia nakagaruka nk'ibisanzwe. Cynthia Ngewe uko munyifuje nababwiye ko nzaba mpari kubwanyu. no hari ukundi kubona twambaye ibintu ufana black and white yego shanje panape ni panape abafana bape mwese ndabasuhuje tumenyane rwose nubwo bije involontairement nyine baradukunga kwa twambaye gutya ariko sinzi ukuntu mbibonye mutambona hari ukuntu bijyanye ariko apera abantu benshi bakunda kuyihuza ubona bigaragara neza yego. Hanyuma sente umeze ute? Meze neza mu buzima buragenda izuba hari ukuntu abantu birabura ngo bakuru izuba cyane nibyo cyaba tubeshyera ngo warya ngo turi muri sama ngo niko sama ni sama time umva ubwo no kwambara urako kunambaye reka baro muri sama bambara watubonye tubaho ujya kuzuba kumva neza ajya ngo ni wowe ririho wenyine ukumva none ukuntu rigeza na saa 12 ticyaka no ibaza ko saa 12 z'umugoroba riba ari cyaka saa 12 za mu gitondo riba ryara ubundi mbere twamenyaga ko izuba rirasa nka saa ako hari ahantu imvura yaguye Rwamagana barambwe ngo imvura iherutse kuhagwa Rwamagana pe nabanyamugisha nisubira ko iki imvura yahaguye honyine twebwe ntabwo imvura yatugezeho ngo na Nyabugogo yaraguye hano nyine mva wagira ngo hagiye hirobanura ahantu igenda igwa noneho twebwe ahantu twituriye Indera hari ikintu cyitwa ivumbi rya vumbi ukandagiramo gutyo ugateberamo ukarigita wabyorewe ntabwo uzi mu mido uzi gutega umumotari ubwatsi tujye mu bice byo mu mido ahubwo ati muri la vumbi ntago mpazi uzi vumbi rinyerera ukana ugeza unyeramo ukenda kugwa wajyana icyondo ubundi ikintu cyose nyine kibaye cyinshi kiba kibi imvura iguye ari nyinshi icyondo kirabangama izuba ryaba ari ryinshi basi ikintu ngenda ngakumvura ubujye ko kujya nk'ahantu ugakaraba ukitegura make up reka da turasa neza wajya gusohoka ukumva imvura ngo mba yewe ikakwicira gahunda ukavuga se ubu ndajya mu buriri ndyame ukumva Yesu kumva umujinya naba n'ivumbi wagenda rikakurenga ukihanagura ukagenda ariko buri imvura yica gahunda we hari igihe imvura igeze kugwa twari tuvuye muri shoot manange Kimirongo ntago nabyibagirwa yaguye nko mu masaa 11 kumva iyo mvura ntago nayibagirwa dia mbega imvura y'amateka yaraguye turagenda tubura moto tayari dufata gahunda yo kujya gufata imodoka dutonda umurongo uzi no gutonda abantu benshi abantu babaye benshi dutonda umurongo bya twinjire iratunyagira uri kumva kugera Nyabugogo nabwo ubwo imodoka ya Nyabugogo kugera Nyabugogo ko nabona ari kubona ingeza mu rugo mu mido kugera Nyabugogo mageze nsanga ngiye mu miduha isaha zarangiye yaje mana yanjye ubwo gutega moto nirakosha icyo gihe nateze moto ya 3 kuha ahantu h'igihumbi tugenda tunyagirwa na motari mbega iyo mvura ahubwo ubwo ntuyizi usiki iyo mvura yaguye guhera nyine saa 11 igeza nk'ejo bukeye irakomeza iragwa yahise saa 12 z'umugoroba iminsi bisabe n'ukuri ubona byukana narya imvura iragwa n'umuntu utari ufite ikintu cyo kurya mu nzu ngo nyine yarabwirirwa mbega imvura we none hari ukuntu twebwe iwacu mu cyaro ahantu twabaga iyi imvura yabaga yaguye uba ufite inkweto ebyiri izo uri bukure mu rugo wagera ku muhanda urugo rwaga ruri ku muhanda rwaragowe buri tubikira inkweto ukambara zimwe wagera ku muhanda ugenda ukambara izindi kuko ntabwo ari kwambara inkweto ngo uzikure mu rugo uzijyana ahantu wari ugera gusa nabi bigasaba ko utwara inkweto ebyiri wagera ku muhanda ugahindura ukajya ukaba umusirimu mukuru abantu baba ku makaburimbo mbona barakize do nago bajya bamenya ngo icyondo kirahari uri kumva ntibajya bamenya ngo ivumbi rirahari ibyo niba bibareba bose koko
hari n'ukuntu nk'abantu batuye gutya ku muhanda y'imodoka zinyura kwanika imyenda bayabaye ivumbi gusa cyane ntiwirirwa umese. Shamane yanjye rero ubundi buriya ziriya nce z'imageragere nizo zajyaga zigira ivumbi rya danje. Abantu bajyaga bambaye bodaboda imyenda isanzwe ujya nko kuri gereza wagenda bambaye ibintu bisanzwe ko waba bizi ko uri buze umeze nk'umuyede uhireye wikorera ikibazo kandi ntacyo wikoreye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu miduha naho habaye nkaho uzamuka hariya ku murenge mbega umuhanda mbega Okay, nuko tuje rero nuko dutangiye mwabonye ndi kumwe na Cynthia turagaruka mu kanya na topic. Hanyuma Cynthia tujye kwibaza bose tuvuge nimba ngenda umugore sibyo kuba nagira inshuti y'umugabo hari icyo bitwaye cyangwa se kuba umugabo yagira inshuti y'umugore. Biri ku mugore numvaga ntacyo twakabeje ku mugabo mpita numva harimo akabazo ko numva wikunda ko umugabo yagira inshuti y'umugore kuko mbese numva bisona nabi mw'abantu mwe kuki kuri wowe wumva ko bitasona nabi rero ndagusubiza nanjye ndi tayari ndashyushye. N'abantu bakurikiye muze kutubwira niba uri umugore ukaba ufite inshuti y'umugabo ari umugabo wawe ego muri aho nyine b'inshuti bisanzwe n'umugabo kuba yagira inshuti y'umugore hari ikintu mw'abantu mwe murumva ikintu bitwaye hari icyo bitwaye ko ntacyo bitwaye mupfa kuba mwiganira bisanzwe. ariko se byakankubera ubundi ubwiyo nshuti y'umugabo muba muganira iki? Biraho iyo muri kuganira biraho nge nawe tuganira biraho gute nkuko nge nawe tuganira Cynthia so nge nawe turi kuganira ko twaba turi kuganira wenda ku by'abadamu cyangwa ku by'abakobwa tuvuga ugasanga wenda hari nk'abakobwa tubona bambara udusitiri ugati ese ujya ubona style zigezweho tikara akawige wakaguze nanjye uzakana ujya ubona turiya dukweto none se we natwe twazabajije ahantu bigurirwa tukazajya kubigura sibyo cyangwa se twazatembereye ahangaha tukajya kubaza hanyuma hari umugabo rero akambwira ikintu muganira ujya uganira nabo kimbwire nyiravuba njyewe njya nganira nabo njye mfite inshuti z'abagabo pe n'abasore nyine ubwo ndi kuvuga sex oppose abantu batari abagore batari n'abakobwa bagenzi banjye sibyo ariko abagabo ibintu muganira bari ibintu bibyubaka akabwa atera nabonye akazi aha n'aha nakurangira akazi urimo kumva wagenda iminsi 3 igashira umuntu muri inshuti muri kuganira ntabwo ko muri inshuti bivuga ngo muhore mushodekanye maze nk'abanywi b'urumogi ngerega nibwo bushuti ndi kumva ku mugore n'umugabo ko kundi muhorana muganira buri inshuti zirahorana nakori inshuti zirahorana hari inshuti zihorana njye kangura Cynthia n'inshuti zanjye mfite njyewe z'abamama ni ukuri ntabwo duhorana ntabwo ubu ngubu Clemence atuye mu Bugesera mama Nikeza atuye i Rwamagana urumva ni abantu tudahorana pe tutanavugana kenshi ariko nk'abantu nzingo ningira ikibazo runaka ndakibwira uyu nguyu urumva rero njyewe inshuti ngira njyewe njye gushodekana simbikunda wa muntu muhora iyo mushodekana gutyo birangira mupfuye ubusa ngiye kuba ndi inshuti y'umuntu ntabwo bivuga ngo ninde uciye aha ni kanaka na kanaka oya rwose kuko nk'ubu twebwe turi abantu bakuru dufite izindi nshingano sibyo umuntu afite akazi aba afite urugo ufite abana usibye n'ubu ngubu njye nakuze nkiri na muto ibintu byo gushodekana simbikunda byashodekane babantu ahantu hose ubona bari kumwe simbikunda ibyo bintu ahubwo nyamacaka ya nshuti nyine tumenyana tukaganira ariko nkaba nzi ngo nimba ngize ikibazo runaka nimba nkeneye inama runaka sibyo ndahamagara uyu nguyu nivuga inshuti rero ntiwumve imishodekana rero n'abagabo uburyo ngemba inshuti nabo aba ari wa muntu dushaka kuganira yabona opportunity runaka akambwira ati harya iki ntiwakigerageza ibi ntibyagenda gutya na gutya nibwo bucuti njyewe ndimo kuvuga naho gushodekana birangiye nta nubwo mugiti ubucuti ibyo ni ibyawe aho ni ku giti cyawe ubwo nibwo bucuti wowe ugirana n'umuntu w'igitsina gabo oya n'abagore
niko ngenda inshuti n'abantu. Okay, noneho rero tugiye kwibanda nyine ku bushuti bw'umugore n'umugabo. Wenda ntacyo pe umugore yanaba n'inshuti gusa umugabo atabigiyemo nyine ngajye muri iyo miteretano umugore ntago yapfa kuyinjiramo burya ngo abitinyuke. Keretse wa wundi warangiye nyine n'ubundi usanzwe agira imico mibi. Sibyo? Ariko buri abagabo iyo nyine umugore ari umuntu umuzi ruhande cyane biroroha guhita bajya mu rukundo. Asibye barurukundo baragaharara nyine abaragahararo ariko nako tukita urukundo ahubwo bari kubyutsa irari iyo muhora mushomekanye gutyo muba mwabyutsa irari navuga ngo urukundo rwo ntari kuko umugore abafite umugabo n'umugabo abafite umugore urwo rukundo ruba rwararagiye ibindi basigaye rero biba ari imishodekano urumva bari amarari. Ngaho mbwira ukuntu uzajya mu kabari ugasohokana umugore w'abandi ngo muri inshuti. Muri inshuti wasanga udaheruka no gusohokana umugore wawe ariko umugore w'abandi ukamusohokana ngo nuko ngo turi inshuti ngo bira ubwo bushuti ye ariko sente bari wajya muri club ubwo bushuti n'izo mpuhwe bari wajya muri club nigeze kuyijyamo na kabiri ariko nikera covid itaraza sinzi ngana gutya ntarajya muri club njye bava ngo muri club ngo bari ngo ufite ibinono izo nkuru nabajya kuzumva muri club ngo bagutera kashe nese club kutagira uko nta video yemewe gufata nongera nagiye ndi ikigori nta video yemewe gufatwa mbamfashe telefone utanya gufata video cyo nyine hari umustar nabonyeyo nangira gufata video bonsi razira yinyaka iyi gusubiza ryari telefone yanjye irayimpa iyi nsubiza nyine ibona nanjye birangiye nyine kubyina birangiye bamwe bazi cyari yabonye kuri kananga ntacyo wize yarayinsubiza yaza kubona n'undi muntu ari kugira ngo yanayifashe akanamuhana hanyuma ubwo bivuga ngo kuba uri umugore ntago wasohoka n'undi mugabo gusohokana erega mushobora gusohokana paraxida ariko apana kubipanga ubwo bipanze hazamo n'ibindi bintu natse paraxida gute muzahurira naje reka byemere yuko twasohokana niba ushaka kunsohoka nazana n'umugore wawe udusohokane twese ariko umugore ajya hehe ngaho mva siwumva nyine bya bindi bizira ngaho musohokeye ahantu hari mu kabari sibyo mukanya umugabo aranyweye arahita yikoza abaze ngo hari icyumba gihari ariko n'ibyumba bizamo ndabizi neza biza njyewe mfite umuntu wenda dukorana sibyo dufite umuntu ugiye kuvugana ndabyanye n'akazi yego cyangwa se umugabo wanjye hari umuntu bakorana bagiye kupanga cyangwa se nta nubwo bakorana ariko agiye kumuha akazi ibyo bintu by'akazi barabipangira he mu nzira bagenda bicara ahantu babivugeho barangire kubivuga bari bari cyo bakimwe niba cyo baryo bakirye birangira ngo bajya no muri restaurant ntacyo bakicara iwanyu cyangwa iwawe oya nta business zo mu rugo ariko izo business abandi bantu baba badashaka mu rugo aho abana basakuza aho umukozi abyumva aho bombori zo mu rugo aho mu kujyana batuje n'ibitekerezo bikaza oya reka ngubaze ingo zose ubu ngubu nta ziba zishagaraye nta hantu ibaze gusohoka no kujagarara abana iyo bagize iyo wabigishije discipline urabwira ati mfite umushyitsi mukaganira uri kumva njyenemera umupapa n'umumama bari inshuti ariko bakaba inshuti bari mu miryango yabo waje iwabo muraganira ibyo ndabyumva sibyo nawe yaje wanyu muraganira ibyo ariko ibintu byo kujya ahandi ari ahazamo ibindi bintu hazamo ibindi bintu mugashuka mwese mwasenya ingo zanyu kandi tuvuge wenda mujya nko mu coffee shop sibyo cyangwa se muri restaurant cyangwa se no mu kabari mukicara mugafata ibyo mufata mukaganira hako mu rugo se bahaganira business we kubera iki kare ese utayihaganira nta mu rugo njyewe ndi ku ruhande ruvuga ngo sibyo umugore niba utari kubashuka kankubwiza kuri buretse wenda wowe uzi uko kuteye wenda niba wowe wabasha kwikontorora uwo muntu akaba yakubwira n'amafuti ukabasha ukabyanga ntabwo ariko abandi bameze
abandi ntabwo ariko bameze abandi barabyemera se wabasha guhita nyine afatwa akabyemera cyane we akaba yari yarabuze uko abivuga akababoneyeho bafatwa n'ibiki bafatwa n'amashanyarazi njyewe ndi kuhandi ruvuga ngo rwose umugore n'umugabo sibyo bashobora kuba inshuti kandi nta buraya burimo nta zindi ngeso mbi zirimo bafite ibintu bahuriyeho mu by'ubuzima busanzwe bya bizinesi nyine bisanzwe pe nta zindi ngeso mbi zirimo njyewe ndabyemera ko bishoboka ariko se reka tubyemere ko bishoboka nyine wowe umugabo wawe abaye inshuti n'umuntu umeze gutyo wabyemera wowe banza ubwira ko wabyemera icyo gusa ndacyumva akantu k'umugabo wanjye rero nabetsemo niko oya nibyo none se wowe wambwiye ko nta kibazo sibyo kandi nawe mwagibwana hose ntari ngaho mbwira wowe umenya amakuru nyine yuko umugabo wawe afite inshuti y'umugore uri kumva bajya kuganira ahantu gutya sibyo si bimunaniye kubisubiza ntabwo wabishobora wishuka abandi we kubashobora turi kubivuga neza agahita mbikurura ngomba byabaye nyine ibaze nyine byabaye ntabwo wabishobora ibyo bintu kubyakira uretse nyine niba ugeze mu rugo ugasanga umugore atangiye kugucurira ati wiriwe ugendana na runaka mwari mwicaye hano ese buriya mama muri mu biki urajya kumubwira ati mugabo mwiza twari turimo turapanga ibi n'ibi none akaza akubwira ngo yahaze ntabwo ari buryo ariko njyewe ambwira senti yarimbwiye sibyo akambwira ati ngiye guhura na kanaka tugiye kuganira ibintu by'akazi nese reka nkubaze ariko tujye tuvugisha ukuri reka mbyemere ko abikubwiye rimwe azabikubwira kabiri gatatu kandi yego none se ahandi izindi gahunda zose agira ntaba azikubwira urabizi neza ko byose abikubwira aba mbeshya hasi umuntu yabona umwanya wo kuvuga ibintu byose yego niko bigomba kumera ikintu umuntu aba apanga atazi ko kiri bube ako nyine nda muri we kirimo akavuga ati reka mendetse kukivuga wenda bishobora no kutaba hano mu gihe bibaye afashe muto agiye kumureba yahita amamagara akamubwira ati ngiye aha n'aha ngiye guhura na kanaka yego ubundi rero ikintu utagihishe nibwo kiba ari mukuru iyo ikintu gihishe nibwo kiba ari ikibazo ariko wibuke yuko ashobora no kuba yajya kuguhamagara kandi yamaze guhura n'uwo muntu agahita avuga ati ariko se ugasanga yanazanye nka sitori ishyushye baraganiriye akibagirwa hanyuma se nibagirwa ntacyo navayo arambwira ati niriwe aha n'aha nahuye na kanaka ariko se umuntu uzajya uhora ukuza mu matwi ngo bahuye uzabyakira yego uretse niba bakorana cyangwa njye no kuri nabyakira reka nkubwiswe nuko ibyo ntabwo byabaho ntabwo byakunda numva aratabwa ngo urabyumva mute ndashaka tubwire ukuntu babyumva uri umugore ufite umugabo w'inshuti yawe cyangwa uri umugabo ufite umugore w'inshuti yawe kandi tuvuge n'umuntu mwariganye sibyo ni wa muntu w'inshuti yawe muziranye kuva kera urumva nk'ubu njye mfite umuntu w'inshuti yanjye twiganye muri tronko urumva ku ishuri navuga ngo turasa aha n'abantu bazi ko ngira ngo tuve indemwe w'umuhungu urumva kandi nta nubwo aranashaka ubundi nkawe harya mbwira utegereje ikibazo umuntu tungana oya muracyavugana umuntu yego ariko umusore bura nta nisibo navuga abasore nk'ayo baba babigize yizi aba yumva yuko nta byadanje kuba warashatse ni ukuri turavugana kandi nta n'ikibazo pe mva wumve ngo nta kibazo noneho kandi nanjye ukuntu mufata ntabwo mufata mu buryo bw'umuntu ngo ibintu byo ngo wambere umugabo mbona mva ari nka musaza wanjye mbona ari umuntu nyine umva nta kindi kintu ushobora gutekereza kuri we yaza no kugusura nyine kumva nari n'inshuro zose ashaka ariko twumvikana abaye ari umukobwa wiganye n'umugabo wawe sibyo akaza mu rugo rwanyu inshuro ya mbere ngo bari inshuti bariganye indi nshuro ya kangahe akaza nka gatanu wenda ni urugero wakumva ko uwo muntu nta kantu kazamuka muri wowe njyewe reka nkubwire senti buriya iyo umuntu atampisha ikintu mpita mbona ko nta kibazo ubwo nashaka no kubikora ntazabimpisha kuko nabimpisha nibwo kizaba nkabimenya nibwo kizabura ikibazo biriya ni ibintu bashyira public akurasetsa ko azabigurisha bitewe n'uko azi abagore uburyo amufuhamo azi uburyo hari abantu baba ari abanyabwenge urumva akaba afite inshoreke sibyo ariko akereka umugore we ko
ari umuntu bidafite ikibazo na kimwe, ari abantu basanganywe, akaza no mu rugo kubasura kandi ari inshoreke ye, abagabo b'abanyabwenge niko babigenza. Ndi kubigisha akaba azi nyine n'amakuru y'urugo rwanyu. Yego, n'umugore akaba amuzi, mufata nk'umuntu nyine uziranye n'umugabo we mu buryo busanzwe nta kindi kibazo kandi ari inshoreke ye. Urimo kumva? Rero umugabo iyo ataguhishe akenshi akuremamo icyizere. Ni naho abagabo buririraho, yakuremamo icyo cyizere ariko ari inshoreke ye uwo mugabo, uwo mugore nawe ari inshoreke ye, akajya mu rugo akabasura, wenda nawe mugore mukaba munavugana. Urumva? Ku buryo utazakeka n'akantu n'aka na kamwe. Rero ngewe ku bwanjye ku giti cyanjye ntabwo ndimo kubona ikibazo mu kuba umuntu ari inshuti yawe gutyo bisanzwe. Kuko ashobora kuba inshuti yawe nta kirimo, sibyo? Ashobora no kuba inshuti yawe kirimo. Urumva? Buriya umuntu, abanyarwanda bavuga ngo umuntu ni mugari, sibyo? Erega buriya reka nkubwire ni ukuri gukumira icyaha kitaraba biba ari byiza, sibyo? None se kamubaze, ubaye ugira ako kantu ko gukeka ukajya unabimubwiraho, wasanga n'icyo kintu abaye agiye no kugikora yakireka, ariko se ubimenye byarabaye byagenda gute? None se ukumva ko umugore ntagomba kugira inshuti ye mugabo? Nyine agomba kuyigira, ariko buriya nyine ubushuti busanzwe rega bugira aho bugarukira, sibyo? Bugira aho bugarukira, nta bintu byo gukurura na cyane nyine baba bagomba kujyamo. Hoya nanjye ibyo gukurukana ntabwo yize mbyemera, nanjye naherekare mbyawe. Nyine wowe n'ibyawe muri wowe ni kuteza ni character zawe, sibyo? Ahubwo nyine abandi bantu twe turi kureba ku bandi bantu kandi turabibona. Abandi b'inshuti bahora bashodekanye. Turabibona bahora bashodekanye. Gaho niba umugenzi wawe nk'icupa nyine ukamuhamagara ati ngwino dusangire hano, kandi umugore wawe utamamagara nyine ngo dusangire ko aribyo nawe uze ngarukaho, ukaba uri gusangira undi mugore kandi wawe utamuhamagaye. Umugore ukamugura amaburushete agira ute, kandi umugore wawe ni kuri Imana aheruka kwezi kwa mbere, ubu ngubu turi mu kwa kane. Oya, ibyo ngibyo ni ubuturi. Turi kumva? Ibyo ntabwo rwose mbishyigikira. Ufitiye uwo mugore cyangwa uwo mugabo w'inshuti yawe. Hari n'abagore bagira nyine abagabo b'inshuti zabo, uri kumva? Bakajya bagavura abagabo babo, barangiza bagasohokana za nshuti zabo z'abagabo. Umugabo basohokanye nawe baba bwayaze kandi naba ari inshuti yawe. Ariko ubushuti bw'iyi minsi bwubahwe, bwubahwe ni ukuri. Hanyuma rero namwe muraza kutubwira muri comment imwe murabyumva gute? Uri umugore ufite inshuti y'umugabo, uraza kutubwira mwebwe mubanye gute? Nta kibazo. Ni ukuvuga ngo umeze nkawe, uri kumva? Akaba afite iyo nshuti bakaba badashodekana, bakaba badakora n'ayo mabi, ni ukuri pe akomeza mugira inshuti. Ariko na wa wundi wigira ko uwo muntu ari inshuti ye, umugore ari inshuti ye cyangwa umugabo ari inshuti ye, ariko barangiza bakabyitwaza bakajya mu zindi ngeso. Abo bantu nibo ndi kubwira bagomba bakumva yuko hari abandi bantu baba bari guhemukira ku ruhande, bagomba kwisubiraho nyine bakabikosora. Ntabwo ubushuti ari ikintu cyo gukinishwa, ntabwo ubushuti ari ubwo gukoreramo amabi. Nicyo kintu ngiye mba nshatse kubwira abantu. Abadukurikiye ndumva hari icyo bakuyemo. Tuvuze byinshi ariko kandi nawe hari icyo ukuyemo, uri butwandikire muri comment. Cynthia wakoze cyane, duhora tugushimira rwose, wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Ikiganiro nubona akagaruka naho ubutaha mba nangiye kuvugishwa kubera ukuntu Cynthia yaba yanganirije cyane. Banagiye kuvugishwa, ariko reka tubashimire namwe mwadukurikiye, muri abantu b'ingenzi cyane. Utarakora subscribe nyabuneka kora subscribe kugira ngo dukomeze kwaguka. Ikiganiro nakagaruka naho ubutaha. Bye.